Hey ladies and gentlemen, Transformation Ministry is back. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane. Twese mu buzima, ibyago, ibyorezo, impundura z'ibibazo, guhangayika no kwikubita hasi bitugeraho, bigahananura bamwe mu bushorishori bw'ibicu bikabakubita hasi. Ibyago, umwijima ugacura, bakisanga mu byago bihambaye. Benshi muri twebwe nuko bitugendekera. Hari uburyo butatu bwo gusohoka mu byago n'uburyo bwo kubibamo. Tugiye kuganira uyu munsi kuri ibyo bintu bitatu. Bamwe iyo bahuye n'ibyago ndetse n'amakuba, abambere bahitamo kubyakira. Ati navukiye mu miryango ikennye, mu muryango udashobotse, ndetse iwacu havukamo bamwe muri bamwe bafite disabilities, badashoboye, batanashobotse. Nuko twabaye, ubukene bwabaye akarande, nta kindi twabikoraho. Nuko nguko bimeze, nta kindi duteze kurenzaho, nta nicyo duteze gukuraho. Bakabyakira gutyo, bakamira bunguri, bakemera kubana n'ibyo bintu, bakemera kubana n'ubwo bukene, bakemera kubana n'ibyo byago, bakemera kwakira yuko ari uko nguko bigomba kugenda. Ariko hari abandi bakira andi mahitamo ya kabiri, arayo kubihakana. Bagahakana ko bakennye, bagahakana ko ari abanyabibazo, bagahakana ko ari abantu bafite ibibazo, bagahakana ko bafite ibyago, bagahakana ko bari mu nzira mbi, bagahakana ibyabagwiriye, bakabihakana bivuye inyuma, bakavuga ko bitabaho, bakirengagiza ukuri nkana. Abo ni abakabiri, nabo bagira ibyago ndetse bisumba iby'abambere babyakiriye, kuko nuguhakana ikintu kiriho. Uko wahakana kose ko urwaye uburwayi, ntago bibuza ingaruka zabwo kukugeraho. Uko wahakana kose ko udafite ikintu, ntago byabuza ingaruka zabyo kukugeraho. Hari abagatatu ariho nshaka kugira ngo dutindeho. They fight for it. Barabirwanya. They fight against that problem. Barwanya ibyo bibazo ku rwego rukomeye, bakabivugiriza induru, byaza bibahiga, bakavuza induru, bagasara, bakikunkumura, bakijugunya hejuru byo gupfa, bakabirwanya bivuye inyuma, bagahangana bidasanzwe, bagasakuza nk'aho bashize mu mwuka, bakarwanira intego zabo, bakihagararaho mu buryo budasanzwe, ndetse nta n'uwabasha kubuvuga kuko bihagararaho mu buryo butigeze kubaho. Bagahangana n'ibyo bibazo, bagahangana n'ibyo byorezo, bakabivugiriza induru. Ntumbwire ngo uvuka mu muryango ukennye, ntumbwire ngo ntufite support, ntumbwire ngo nta bantu bakuzi, ntumbwire ngo hari ibyo udafite, ntumbwire ngo hari uburwayi ufite, kuko hari benshi bari bafite nk'ibyo bibazo nk'ibyo byawe, bari bafite uburwayi nk'ubwo bwawe, bari bafite kubangamirwa nk'uko kwawe, ariko bahagurutse bararwana, bahagurutse barihagararaho, bahagurutse barahangana. Aho wambwira ko wajugunywe hose, no mu izingiro y'ibyago, muri nyina y'agahinda, no mu ikuzo ry'ibi byose bihambaye, haba harimo imbuto y'umukiro n'inema yageza umuntu ku nsinzi. Abantu rero bameze batyo bahitamo guhangana nabyo, bakabivugiriza induru, bakabyirukankaho, bakabirwanya, bagasakuza, bakisararanga. Abo ngabo ku iherezo batangaza insinzi, bakazamura amaboko mu kirere bafunze ibipfunsi, bavuga yuko batsinze. Insinzi ikabashashagiranaho, bameze nk'ibiremwa bishyashya, bicubutse mu muhengeri, bicubutse mu muriro byari byarahozemo, bicubutse mu mwanda byahozemo, bajugunywe mu birura, ariko bava yari abami b'ibirura, barahambwe bahinduka imbuto. Abantu nk'abo ngabo babaho. Nawe ndakwifuriza ko waba muri abo ngabo, ndashaka ko wumva ko waba muri abo ngabo. Ati Nowa mfite ibibazo byinshi, twavukiye mu miryango ikennye, dufite ibibazo binini bitandukanye. Reka nguhe urugero rw'abantu babashije gucuburuka mu bibazo nubwo bari mu bibazo bidasanzwe. Uhere kuri Yosefu muri Bibiliya, yajyanywe ari imbohe, azirikishijwe iminyururu, ariko yagarutse ari umwami. Nako yaragiye ahinduka umwami, ahinduka umuntu ukomeye cyane, akiza ubwoko bw'iwabo. Nawe wacuburuka mu muhengeri, ugacuburuka mu ivu ry'umwanda, mu muriro waka, umuriro w'amazuku, mu muriro uhambaye cyane, ugacuburukamo utangaza insinzi, uje kurengera bene wanyu, urengera abantu bawe, urengera igihugu cyawe. Reka nguhe urundi rugero rw'abantu bajugunywa ahantu kure, ndetse ndakoresha urw'isi kugira ngo byumvikane, ariko bagacuburukayo ari ibitangaza, bagacuburukana y'ikuzo, bakava mu muhengeri nk'aho nta kintu kigeze kiba. Reka dufate aba Black American baba muri United States of America. Kubera igihe cy'ubukorone ndetse n'igihe cy'ubucakara bahejwe cyane, bahezwa mu mirimo, bajugunywa kure cyane, barirukanwa, bagirwa ibikoresho ndetse ntibafatwa nk'abantu. N'igihe birangiriye bashirwa ku ruhande, barirukanwa, barirengagizwa cyane. Imijyi batuyemo igwizwamo imikino y'amahirwe, ikagwizwamo urusimbi, gambling n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Ariko muri uwo mwanda, muri iyo puberi, benshi muri bo bamenye injyana ndetse batoragura agakiza muri bo, batoragura ikintu kitari gisanzwe, batoraguye injyana ya hip hop muri puberi.
uko niko ba Jay-Z twabamenye, abaraperi bakomeye ba 50 Cent, Tupac Shakur n'abandi bose bagiye bandika amateka mu njyana ya hip hop, bacuburutse aho bari barajugunywe mu mwanda batoraguramo icy'agaciro. None ubu dore injyana ya hip hop yabageze abamiliyarderi n'abakire batanyeganyezwa muri Amerika, ndetse natwe turabavuga uyu munsi. Nawe mu mwanda urimo, nawe mu gahinda urimo, nawe mu byago urimo, wacuburukanamo ikuzo, wacuburukanamo guhambara, wacuburukanamo intsinzi yagushashagiranaho, ukazazamura amaboko mu kirere uri igisenzegeri cyahoze mu ntambara ariko gishashagiranwaho n'intsinzi. Abakuzi, abagukunda bakagukomera amashyi, ababyeyi muri bo bakavuza impundu, abanzi nabo bakajiginwa, ariko nta kundi intsinzi wayicigatishije ibiganza. Icyo nicyo ngusaba, ndakwisaba ngo ureke amaganya. Guhora uganya ntacyo bizakugezaho, nawe kuganya byakemuriye ikibazo. Ahubwo cuburukane ikuzo, ucuburukane guhambara, usohoke mu mwanda wajugunywemo cyangwa se wijugunyemo, cyangwa se usohoke mu mahitamo mabi wakoze. Nta burwayi, nta cyaguhagarara imbere, kuko icyambere ni icyizere. Cuburukane ikuzo, uturuka iyo wavuye kandi ukora ibitangaje cyane. Ibyo nibyo nkwifuriza. Yari Noah, yari inshuti yanyu, yari umuvandimwe, you brothers. Ndabashimiye cyane bavandimwe. Thank you so much ladies and gentlemen. Mwakoze cyane.